uwo munsi wegereje imana uregereje imana uregereje. Caídos. Imirimo ukora irandikwa imbere y'Imana izibuka iyo yaguhaye wikorere imbere y'Imana izibuka imirimo ukora irandikwa imbere y'Imana izibuka iyo yaguhaye wikorere umukunzi uruta bose akazamuka habe namba nabonye umukunzi uruta bose akazamuka habe namba. Reka kubabara reka kwiheba ikora uko ishatse mu gihe cyayo Eliya ku kagezi yaramutabaye bazaririmba ati ni wowe Mana. Reka kubabara reka kwiheba ikora uko ishatse mu gihe cyayo Eliya ku kagezi yaramutabaye bazaririmba ati ni wowe Mana. Reka kubabara reka kwiheba ikora uko ishatse mu gihe cyayo Eliya ku kagezi yaramutabaye bazaririmba ati ni wowe Mana. Abandi umukunzi uruta bose akazamuka habe namba abandi umukunzi uruta bose akazamuka habe namba abandi umukunzi uruta bose akazamuka habe namba abandi umukunzi uruta bose akazamuka habe namba.
Yesu agiye kuza kuyaduhoza. Twaririye mu isi, Yesu agiye kuza kuyaduhoza. Amarira yose twaririye mu isi, Yesu agiye kuza kuyaduhoza. Twaririye mu isi, Yesu agiye kuza kuyaduhoza. Amarira yose twaririye mu isi, Yesu agiye kuza kuyaduhoza. Amaso tunganye iminsi yose turungame ducunguye ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka. Uwo munsi wegereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye amaso tunganye iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwo azagaragarira mu bicu. Haleluya, haleluya, haleluya. Azaboha wa mugome umwe wagerageje ko turembora. Ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi. Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso tunganye yose turungame. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, ubu bakanguze vuba bya bimenyetso. Ate jambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Tubona ko Yesu aza vuba. Dore ubwami bwanjye bw'amaso tunganye isi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi azagaragarira mu bicu. Haleluya, haleluya. Azaboha wa mugome umwe wagerageje ko turembora. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso tunganye isi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Imana buregereje. Kadusenga Imana umva wacu ukomeze n'indi gahunda. Mana data wa twese, turagushimye turaguhimbaza yuko ukomeje kuturinda kandi ukomeje kuduha imbaraga zo guherekeza umukozi wawe. Dusengeye rero mushumba kugira ngo mube hafi nawe igikorwa agiye gukora, imbaraga zawe zikomeze kumuzenguruka. Urakoze kuko ubyumvise mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Dukomeze n'umuhango nyirizina wo guherekeza umuvandimwe wacu. Reka twifashishe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike. Turasoma igice cya 4, dusome n'umurongo wa 15 kugezaho kuri 18. Aranditse ngo, iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu n'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere.
nuko tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Imana yacu nihimbazwe. Nk'abakristo rero mu ngo dusengera mu madini cyangwa amatora atandukanye, ariko kubizera Kristo nk'uko twamaze kubivuga, ntabwo umuntu wacu yatuvuyemo. Ku ruhande rw'umubiri biragaragara, hari icuho, abantu bibuka imirimo umumaro umuntu yari afite, ariko nanone twavuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, kuko baruhutse imihati yo mu isi, imirimo myiza ikajyana nabo ibakurikiye. Ariko twongere ngo n'abakoze imirimo mibi nabigenda ibakurikiye, ko ku munsi w'urubanza umuntu wese azacibwa urubanza rukwiriye ibyo yakoze. Pawulo rero ageze mu itorero ry'i Tesalonike asanga abantu bafite ikibazo, ko Yesu yari yababwiye ngo ngiye kubategurira hanyu, ndagaruka mbajane aho ndi niho namwe muzaba. Babona rero Yesu ari kugenda atinda, akarengane karaduka, ubona abantu batangiye kugenda bapfa, babica, bahatangira kugira ikibazo ati wa mugabo wavuze ngo azaza kutujyana, none ko turimo kugenda dupfa, abasaza bahuye n'uburwayi byinshi. Ariko abandikira urwandiko rwo kubahumuriza no kubakomeza. Nanje nawe turiho none, twe guhagarikishwa umutima n'abacu batuvamo, ahubwo yavuze ngo tumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo, ko tuzabona batubanjirije mu bwami bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Imana idufashe cyane kandi Imana itwegere. Ayavuze rero abandikira ababwira ngo nimumenye iki, kuko twebwe abasigaye tukiriho ntago tuzabanziriza na hato aba basinzira. Impanda nivuga ntago tuzabatanga mu ijuru, ahubwo nibo bazabanza kuzuka. Natwe abakiriho bazaba bakiri muri uyu mubiri duhindurwe, twambara indi mibiri misha. Haleluya! Itazongera gupfa, itazongera kubora. Imana ihabwa icubahiro. Ngo tuzamurirwe icarimwe, dusanganira umwami wacu ku bicu. Aravuga ngo rero tuzabana n'umwami iteka ryose, mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Natwe tukarimba ngo tuzabona batubanjirije muri ubwo bwami no muri ubwo bwiza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Basanga rero Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto, arababwira ngo rero nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu, niko nicyo kuzuka cyazanywe n'umuntu ari we Kristo. Nk'uko bose bokorwe gupfa na Adamu, niko nanone abizera Kristo nawe ababanjirije kuzuka, nabo n'impanda nivuga bazazuka, tubane n'umwami iteka ryose. Imana ihabwa icubahiro. Niyo mpamvu rero turaha kugira ngo mwene data wasinziriye tumuherekeze, ariko twizera ngo impanda nivuga aba nibo bazabanza kuzuka, natwe duhindurwe, tuzamurirwe icarimwe, dusanganire umwami wacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Tugiragira ngo rero nk'uko Imana yabivuze ibwira Adamu ca gihe, irambwira ngo uyu mubiri wakuwe mu gitaka nimwo uzasubira. Natwe rero muri uyu mwanya dusubije umubiri wa mwene data Gaspari mu gitaka aho wakuwe. Twavuze ngo kandi impanda y'Imana nivuga, marayika ukomeye azahamagara abapfiriye muri Kristo bazuke. Mwene data twizera ko impanda ivuze azazuka, uyu mubiri ubora yamaze guhindurwa no kwambikwa undi mubiri utabora. Niho Pawulo yanditse ngo uyu mubiri ubibwa ari umunyantege nke, mwizuka uzaba ufite imbaraga, kandi ubibwa ari umunyagisuzuguriro, mwizuka bazaba bambaye ubwiza bw'Imana. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka dusabe n'umufasha we n'abana bigire hafi nabo bamuherekeze, ariko baroze ngo buhumurizanye kubwirana ayo magambo. Tuzabana n'umwami iteka ryose, tuzabona batubanjirije. Nusoma Daniel 12 uzasanga nanone atubwira ngo abapfiriye mu mwami bazazukira ubugingo buhoraho, ariko babandi bo bazazuka muzuko wa kabiri bazazukira gusuzugurwa no gukorwa n'isoni kuko batizeye umwami. Imana idufashe cyane kandi Imana irusheho kutwegera. Eka umufasha we abanze, narangiza abakozi b'Imana reka babanze nabo, reka abapaseri na ba mwarimu bakomeze umuryango, abana baraza gukomeza n'abandi bavandimwe ba hafi. Imana ibahe umugisha. Bamukomokaho bose bakomeze abari hafi.
ni he abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira nta hantu hatagerwa n'umubisha ibi bintu twabihungira naho mu isi naho mu ijoro iwabo wabize naho mu isi naho mu ijoro iwabo wabizera tuzimuka mwese tugera iwacu naza twubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu meza yubakanye isuku tutarabona niho n'iwacu naho turabwiza n'iwacu n'ubu turabwiza tuzahoramo Yesu ni ugira amahoro meza urupfu n'ibyago ni ubitsinda abasha ubugingo budashira ni mu mwizigira z'abarengera muze mwese dushengerere mw'ijoro tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere mw'ijoro tuzimana. Abanyamuryango reka baha akanya baze noneho turakomeza twimbaza Imana n'indirimbo ya 400 indirimbo zo gushimisha Imana. Noneho abanyamuryango baraba bari kudufasha komeze guhimbaza Imana. Twebwe abasiganirwa aho tunezerwa indego y'ururembo tuzarura urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatse n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatse n'izahabu zirabagirana reka mbaganirire n'ibiri muri rwo umenye ibyiza byazo mutuzuze urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana urupfane rubayo hano ku munanirwa handeho n'izuba n'ambara n'abyago urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana utakijijwe wese akazatahayo akazahezwa hanze hamwe na Satani urwo rurembo rwera n'ibirimo byose
zo gushimisha Imana. Hariho indi sinzira yuko data yadufite aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza tuzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi imigisha yatungukira aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye urukundo n'imbabazi imigisha yatungukira aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi kwita Eugene na Nyirambonigaba Carolina Uwimana Damarisi Twishime Edisa Ukwitegetse Jacqueline abavandimwe inshuti imiryango itorero badutabaye mu guherekeza umuvandimwe wacu bose bahereza umugisha kandi icyo tugusabye nuko wakomeza guhumuriza uyu muryango kugira ngo ntibasigarane icyo cy'umubyeyi wabavuyemo tuzi neza ko kubana ujye ubabera se iyo umuntu abaye imfubyi wowe umuhindukira umubyeyi ngaho urakoze kandi iyo umuntu apfakaye umubera umugabo
bityo ibyifuzwa byose by'umuryango ujye ubibasubiza. Ngaho rero ujyane na buri wese, abaturutse imihanda yose, abagiye gukora ingendo ndende ubane nabo, abasigara muri uyu mudugudu twese ubane natwe, reka amahoro yawe abane natwe, kandi kuri uriya munsi wo ku cyumweru tuzaba dusoza ikiriyo uzakomeze guhumuriza uyu muryango. Reka amahoro yawe rero abane na buri muntu wese, kandi kukubera hose icyarimwe usigare hano, niko tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.